amabwiriza y'uburyo bagomba guhagarara, ese umukandara urafunze neza, ibyo byose nibyo abajije bareba. rero aha rero Asizo Makono akinana na Asizo Makono wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko nababwiye rero turagenda twakira abasesenguzi batandukanye bagenda batubwira muri rusange uko babona uyu mukino. Reka nongere nakire undi musesenguzi muri studio zacu, Bamita Bugabo Amir. Naje nanjye kunganira abasesenguzi hano no kutubwira uko byifashe muri rusange. Competition kuva ku munsi w'ejo warayibonye, urimo urayibona gute kuva umukino watangira? umukino watangira biragenda neza muri make. Urabona nk'ejo abanyarwanda twitwaye neza, murabona ko twabonye aba harimo kaberuka nanjye mfite umukino w'ejo. urabona kaberuka ahangaha abonye iponi, bisobanura ngo abonye amanota 3. urumva rero ko turi kujya imbere, urabona ko tugize amanota 7 ku busa. Bijari abiga ko ni umukongomani hariya wabonye amanota. Okay, nari nibeshye n'umukongomani, abonye amanota 7 kuri iponi. Iponi rero kugira ngo dusobanure ubundi iponi n'iki ikinwa gute, biba bimeze bite? Iponi niyo uteye umuntu umugeri wo ku maso, cyangwa se umuteze akagwa hasi ugashyiraho ikofe, icyo gihe bibara amanota 3, aricyo bisobanura iponi. urabona ko umukongomani amutsindiye ku manota 7.